Iyi mpanuka ibaye mu masaha ya nimugoroba abantu benshi bari kuva mu mirimo yabo abandi bakiri mu mirimo igiye itandukanye, aho twagiye tubona ko iyi modoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange yaje kurenga umuhanda muri ubwo buryo ikagwa, gutya abantu benshi bakahatakariza ubuzima abandi bagakomereka. Twagiye tuganira na bamwe mu baturage babonye ibi ngibi cyane ko hari abahise bahagera mu ba mbere, ubwo n'aha ngaha iyi mpanuka yabereye bagiye batubwira ko iyi mpanuka yahahamuye abantu benshi igatera ubwoba abatari bake. Iyi mpanuka ibereye hehe, itewe n'ikiguyemo bangahe? Byose reka nze mbikugezeho ugenda usobanukirwa neza igitumye iyi mpanuka iba muri aya masaha, cyane ko impanuka ntago iteguza. Of course impanuka ni impanuka nyine, iyo ibaye hari ababigenderamo, hari abakomerekeramo. Dukomeza no kwihanganisha imiryango ishobora kuba iburiyemo ababo muri iyi mpanuka, ndetse dukomeza no kugenda tubaba hafi, kuko iyo bibaye gutya muri ubu buryo urabizi nawe ko abantu benshi kubyakira biba bitoroshye. Hari umugabo rero ugeze ahangaha akimara kumenya ko umuryango we uhaburiye ubuzima, kwifata biranga. Bimwe bababwira ngo amarira y'umugabo atembagwa mu nda, uyu we ngira ngo muri kubibona kuri sikirini yanyu, amarira aramanutse, imitsi irarega. Turavuga tuti ibi bintu ni ukuri biteye ubwoba pe, ku buryo nawe ubwawe wari uri ahangaha, kuko ndabizi abantu benshi twari turi kumwe ahangaha, hari abanteze amatwi baraza kugenda bama ibitekerezo byabo muri komenti bitewe n'uburyo ibi ngibi babibonaga, uraza kugenda ubibona. Reka nizere ko twese rero tugiye kugenda tubana muri aya makuru, kugira ngo byibuze abatabashije kugera ahangaha muze kugenda musobanukirwa ahariho, ndetse n'icyateye iyi mpanuka, yewe tugenda tumenya abaguye muri iyi mpanuka. Niba utarakora subscribe cyangwa se abone, aka niko kanya keza ko kubikora, kugira ngo tujye turushaho kubana muri aya makuru tugutegurira buri uko bwije n'uko bukeye. Iryo jambo ryanditseho subscribe cyangwa se abone, kubikora urabizi ko ugomba kubikora ubikunze, kuko n'ubuntu nta kiguzi. Bikora Imana iraguha umugisha, kuko nkunda kubabwira ko kubana nanjye ari umugisha ukomeye. Niba utarabigerageza, aka niko kanya keza ko kugira ngo ugerageze icyo kintu. Nusanga gikora nk'uko nyikubwiye, wowe ntuhite unshimira, uzaba unshimira, ntacyo bitwaye, sinkwishyuza. Ibindi turajya tugenda tubirebera hamwe umunsi ku wundi, kandi ntekereza ko ibyo nkubwira ari ukuri ijana ku ijana. Njye tugiye kubana muri aya makuru, nkaba nitwa Sharire OG, umuhungu w'Imana. Yes, nk'uko natangiye mbikubwira, iyi ni impanuka yabaye mu masaha ya nimugoroba, abantu benshi bari kuva mu mirimo yabo, abandi twagiye tubona ko bari bakiri mu mirimo igiye itandukanye, ariko benshi bagiye bahuruzwa no kubona ibi ngibi cyangwa no kureba ibyari bibereye ahangaha. Iyi ni imodoka nini, namwe muri kugenda mubyibonera, ngira ngo ni zimwe muri za modoka zinakoresha imbaraga cyangwa se ingufu zikomoka ku mashanyarazi. Ubwo namwe murabizi za modoka ko zatangiye kugenda zinashyirwa mu ntara ahantu henshi hagiye hatandukanye. Ubwo aho ngaho mu ntara uherereyemo, niba imodoka zikoresha amashanyarazi nk'izi nini zitarahagera, ubwo namwe nimwe mutahiwe, kuko ibi ngibi ndi kubona biri kugenda bikorwa ahantu hose. Ibi ngibi rero byaje gutuma tuherekeza kamera, kugira ngo tumenye neza ibi ngibi uko byagenze, niba koko iyi mpanuka nk'uko abaturage bagiye batubwira ko umushoferi ngo yirukankaga ngo bitewe n'uko ngo uyu muhanda ngo bamwe mu bashoferi ubaryohera. Nibyagiye bivugwa n'abaturage ndetse n'abandi basanzwe bakoresha uyu muhanda. Uri kwibaza uti ubundi ahangaha ni hehe iyi mpanuka yabereye? Ndabizi wowe unteze amatwi uba ufite amatsiko menshi, ni nayo mpamvu mba nkomeje kukubwira ngo komeza ubane nanjye, kuko iminota yo tuba turi bumarana ahangaha ni hafi ya ntayo, kuko ntago mba ndi bubatindire. Ni ukuza nkubita mbangura cyangwa se nkubita nahuranya, ubwo aba ari ukurasa ku ntego muri rusange, kugira ngo tubashe gukomeza n'izindi gahunda ntabarambiye. Bityo rero ongera volume hataza kugira ijambo na rimwe iri gucika, kugenda usobanukirwa neza iyi mpanuka ubwo yabaga. ngo iyi modoka yari imaje kudepasa izindi modoka zigera kuri ebyiri, ubona ko iyi modoka ngo iri kwirukanka rwose, kandi yari irimo abantu bagera kuri 46.
uri kwibaza utabo 46 bose bahatakarije ubuzima cyangwa hari abagiye barokoka iyi mpanuka. Gusa twagiye tubona ko hari inkomere zagiye zikurwa muri iyi mpanuka, ubwo bivuze ngo iyi mpanuka nta muntu ushobora kuba yagenda gutyo gusa hatabonetsemo umuntu w'umubara nkuru cyangwa se wo kubara ibyabaye, nubwo wenda abenshi bagiye bajyanwa muri koma. Saha izi ngizi nakubwira ko polisi yari igikomeje imirimo yo kugenda ireba niba iyi modoka nta bandi bantu yagwiriye, kuko bamwe mu baturage babonye ibi ngibi bagiye bavuga ko hari abo ishobora kuba yakubitiye ku muhanda ikaza ibamanura ahangaha. Ari nabyo polisi yakomeje kugenda ishaka kureba, ariko natwe ubwo ngubwo iyi nkuru ntekereza ko wowe unteze amatwi iyi nkuru nyitunganyije ndahangaha, ngira ngo uraza kugenda wumva n'amajwi ya bamwe mu bantu bari ahangaha iyi mpanuka yabereye. Ubwo ntibize kukujyana kure cyangwa ngo bitume udakomeza kuntega amatwi, ahubwo nuko byose naje kugenda mbitunganyiriza ahangaha. Ndabizi uri matsiko kandi ugira amatsiko menshi, narakubonye iyi mpanuka. Reka nkumare impungenge nkubwire ko itabereye ahangaha ku butaka bw'u Rwanda, ahubwo ibereye hariya hafi n'umupaka neza uhuza u Rwanda na kiriya gihugu cya Tanzania. Ubwo bivuze ngo iyi mpanuka ibereye ku butaka bwo hakurya. Ubwo n'ubundi twagiye tubona ko iyi modoka yerekezaga hafi neza y'uyu mupaka wa Rusumo. Ubwo birumvikana ahangaha wowe unteze amatwi ushobora kuba uhazi neza niba ujya ugenda mu ntara y'Iburasirazuba hariya za Kirehe, uri hafi neza kwambuka umupaka hariya wa Rusumo. Ibi bice ngira ngo uri kugenda ubibona neza ko ubizi cyane, babandi bakora imirimo yambukiranya imipaka harimo ubucuruzi n'ibindi bigiye bitandukanye. Ahangaha ntago babura kuhamenya. Bamwe rero mu bagiye batabara ngira ngo muri kubona ko bitabaje na polisi y'iki gihugu cyacu. Ubwo ntuze kwibaza ati kuki utubwiye ngo yabereye hakurya mu gihugu cy'abaturanyi, tukaba turi kubona abapolisi b'iwacu. Gutabarana murabizi ko ari ibintu bitigeze bicika bibaho. Iyo umuntu akwitabaje byanze bikunze ugomba kumutabara, kuko kiriya gice ahanini tubona ko abashinzwe umutekano ku ruhande rwa kiriya gihugu bashobora kuba atari benshi cyane, kuko igihugu cya Tanzania murabizi ko ari igihugu kinini, ni igihugu kinini kandi hariya aba hari benshi. Ubwo bari ku mupaka bari mu zindi nshingano cyangwa se bari mu zindi gahunda, kuko ubwo trafiki ishobora kuba ari nkeya, ndetse n'ubundi butabazi bushobora guhita bwahabwa abangaba baba bakeneye. Kwa kundi umuntu aba akeneye ubutabazi buri irijansi, ntago byagombera ko baraza guhamagara polisi cyangwa se traffic police mu mujyi. Ntekereza ko harimo ibirometero byinshi cyane. Wa wundi uri kuva byakomeranye ushobora gusanga yari burokoke, ariko kubera ko ubutabazi adahise bubona ako kanya ahita hatakariza ubuzima. N'ubwo buryo rero abangaba bagiye baza gutabara, tunabashimira kuko baba bakoze akazi katoroshye. Bagiye batubwira ko rero icyateye iyi mpanuka ari nta kindi usibye kunyuranaho kwabaye nabi k'uyu mushoferi wari utwaye iyi modoka nini. Ubwo mvuze ubunini bwayo nahita mvuga ko ari za modoka zo mu bwoko bwa Ritco cyangwa se international. Reka mbivuge gutyo nibwo muraza kumva uko ingana. Ngira ngo ni impanuka yabaye, abantu benshi bakava mu byo bari barimo, bakava mu bucuruzi, imodoka zindi zigahagarara. Mbese ni ibintu babonaga ko biteye ubwoba. Bakaba bagiye batubwira ko abaguye muri iyi mpanuka bagera bari hafi kugera muri 14 mu bantu 45. Ubwo abandi birumvikana ko bahise birukankanwa kwa muganga kugira ngo bitabweho n'abaganga babashe gukurikiranwa, barebe ko amagara yabo yaza kongera kuba mazima. Murumva ko ni ibintu bitoroshye. Reka dukomeze kugenda twihanganisha bamwe mu baburiye ababo ahangaha muri iyi mpanuka, ndetse tugenda tunavuga nti abangaba bahatakarije ubuzima ikomeze ibakire mu bayo. Murumva ko ni ibintu biba biteye impungenge, ni n'ibintu biba bibabaje cyane, ariko kubera ko biba byabaye natwe ubwo tuba tugomba kubyakira, kuko n'abandi baba babyakiriye nta kundi. Bityo rero kandi nanjye ngushimire wowe wari unteze amatwi, mubwire ngo Imana iguhe umugisha, nizere ko usobanukiwe neza icyateye iyi mpanuka, ndetse n'abagiye bagwa muri iyi mpanuka yewe n'abakomerekeye ahangaha. Nakubwira ngo tuze gusubira mu makuru yacu ari imbere, kuko njye wumvaga kuri mikoro ndaza kugaruka mu kanya. Nitwa Sharire OG, asante sana.